Umunsi w'ejo hashize ku itariki 27 Kamena 2026 mu karere ka Bugesera hari igitaramo Maturamugabo. Ni mu bitaramo bitegurwa n'umuhanzi Bruce Melody cyitwa Summer Country Tour. Ni ibitaramo kandi bimaze kumenyerwa mu Rwanda nubwo bikiri mu ntangiriro zabyo, ariko byeretswe urukundo n'abantu batari bake, by'umwihariko abafana b'abahanzi bombi yaba Bruce Melody ndetse na The Ben ndetse Todasai Kitoko ndetse na Bwiza. Ku munsi w'ejo byageze neza cyane, aho Bruce Melody yigaragaje mu buryo budasanzwe, yewe na The Ben yigaragaza mu bushobozi bwe nk'umuhanzi ukomeye ndetse munini mu Rwanda kuva kera kugera na magingo aya ngaya. Na Bruce nawe wagaragaje intege nke ariko ku rubyiniro, ni umuhanzi wagurukije imbaga nyamwinshi y'abafana batari bake. Dusubiye inyuma gato, ahagana mu masaha y'isaa 9 z'amanywa nibwo iyi timu yose yari ihagurutse mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko ariko habanje kugenda timu y'umuhanzi Bruce Melody, aho yari timu ngari yiganjemo imodoka zihambaye, amamoto agezweho cyane akunze kwifashishwa mu birori bitandukanye mu gihugu, cyane cyane iyo twakiriye nk'abashyitsi cyangwa se hari amarushanwa akomeye. Izi moto zari ziri imbere ya bisi n'ubundi imenyerewe cyane, iriho ibirango bya Summer Country Tour, aho hariho n'ubundi amafoto y'umuhanzi Bruce Melody ndetse na The Ben. Ayo mafoto n'ubundi hariho Kitoko ndetse na Bwiza ndetse n'ibirango mu nyuguti nini za Summer Country Tour 2026. Hari haherekejwe na kandi izindi modoka zihambaye zirimo n'umuhanzi Bruce Melody n'ubundi ugenze mu modoka ye y'ubwoko bwa Barabas. Bakoze umwiereko n'ubundi baturuka mu mujyi wa Kigali berekeza mu karere ka Bugesera, aho baciye Kicukiro centre baragera i Nyanza barakomeza kugeza i Bugesera. Bageze mu masaha ya nimugoroba bakirwa imbaga nyamwinshi yari biteguye n'ubundi, ariko n'ubundi yariganjemo n'abafana babo. Aba bahanzi kandi bombi baje gutaramira imbaga nyamwinshi. Gusa ibindi bidasanzwe nuko umuhanzi Bwiza Emerance atigeze aririmba, aho bivuga yuko habe bwumvikane buke mbere yuko igitaramo gitangira. Ni no mu bintu byabaye intandaro yo kutaririmba kwa Bwiza, muri bitezwe n'abatari bake, cyane yuko afite inkomoko muri aka karere ka Bugesera. Biri no mu bintu n'ubundi biri kugaruka ku mbuga nkoranyambaga, nubwo amakuru n'ubundi ariko ibinyamakuru byizewe avuga yuko Bwiza yakoze impanuka. The Ben nawe wagaragaje urubyiniro rudasanzwe, hari aho yaje gutsikira ku rubyiniro aragwa. Iyi video ikuzengura ku mbuga nkoranyambaga ndetse byaba ku rundi uwo ari we wese. The Ben ufite abafana batari bake ndetse na Bruce n'abahanzi bakomeye mu Rwanda. Magingo aya n'abahanzi bahanganye mu buryo bwose bushoboka, yaba mu buryo bw'abafana, ibihangano byabo, imiririmbire yabo, imivugire yabo n'ibindi. Ariko magingo aya ni igitaramo ubona ko kimaze kugira icyanga, aho ubona ko abantu benshi bari kugishaka kujya kureba Summer Country Tour. Natwe tuti mugomeze mushyigikire umuziki nyarwanda, wa mugana wa wundi ati mureke amatiku. Tuti bakunzi mudasiba kubana natwe, nimba uri mushyashya aha wisanze twitwa Taifa Rwanda. Icyo usabwa ni ukudukurikirana umunsi ku wundi, hanyuma wowe utarakanda sabone ukayikanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.